Nongeye kubasuhuza nshuti duhuriye kuri uru rubuga, amahoro y'Imana abane namwe. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu twahariye ubuzima ndetse n'iterambere muri rusange, aho uyu munsi tugiye kwibanda ku buzima cyane cyane turebera hamwe icyafasha abagore n'abakobwa kugira ubuzima bwiza, birinda zimwe mu ndwara zandurira mu myanya myibarukiro y'abadamu ndetse n'abakobwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe ku bikoresho wakwifashisha ukirinda ubu burwayi, ndetse tunarebera hamwe aho ibyo bikoresho wabisanga n'uburyo wabibona kugira ngo bigufashe kwirinda uburwayi cyane cyane bwandurira bufashe imyanya myibarukiro y'umukobwa n'umudamu. Turarebera hamwe kandi n'icyafasha abagabo bafite ikibazo cy'amaporositate ndetse n'ibindi bibazo bifata imyanya y'ibanga y'abagabo bitewe n'indwara zigiye zitandukanye. Izi Aniyo Alpha Secret ni ibikoresho bya Nutrition and Marketing, aho bifasha abari ndetse n'abategarugori mu buryo bw'isuku n'isukura mu myanya myibarukiro y'abadamu ndetse n'abakobwa muri rusange. Izi rero zikaba zifasha mu guhangana n'indwara zikomoka ku isuku nka ama-infection, ibibyimba byo muri nyababyeyi ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zibasira abari n'abategarugori muri makeya. Tukaba rero tugiye kurebera hamwe uburyo iyi Alpha Secret tumenyereye nka pade cyangwa se Cotex mu magambo asanzwe akoreshwa hano mu Rwanda, uburyo ikoreshwa mu buryo bwo kwirinda ama-infection ndetse n'izindi ndwara twabonye zifata imyanya myibarukiro y'abadamu n'abakobwa. Nk'uko mubibona, iki gikoresho gifite akabande daniyo cyangwa se akandi kantu kadasanzwe gasa n'icyatsi kibisi. Aka rero gafite ubudahangarwa bwo guhangana n'izo ndwara zose twavuze haruguru uko zigiye zitandukanye. Rero iyi ni product nziza cyane ifasha abantu bafite ibibazo by'ama-infection ndetse n'ibyimba byo muri nyababyeyi ndetse n'abagabo bakunda kugira ikibazo cya prostate z'uburyo bwose. Aka gakoresho karabafasha neza cyane bagatandukana n'ibyo bibazo twavuze haruguru. Mu gihe rero waba ukeneye amakuru y'aka gakoresho, nta handi wayasanga uretse muri Nutrition and Marketing Company, ikigo gikorera hano mu Rwanda kikaba cyita ku buzima muri rusange. Rero tukaba tubahaye ikaze kandi tubashishikariza gukoresha Aniyo Alpha Secret kugira ngo mutandukane n'ibibazo birimo kubabara mu gihe cy'uburumbuke bw'abadamu n'abakobwa, cyangwa se kugira ibihe bihindagurika n'ibindi bibazo muri rusange byibasira abadamu n'abakobwa muri rusange. Tukaba tubahaye ikaze muri Nutrition and Marketing kugira ngo mufate ibikoresho bibafasha kugira ubuzima bwiza, dore ko birizewe kandi bikoranye isuku mu buryo bwo guhangana n'ingaruka zose zifite aho zihuriye n'imyanya myibarukiro y'abadamu n'abakobwa muri rusange. Tukaba rero tubahaye ikaze kugira ngo mugane Nutrition and Marketing mufate ibikoresho byabafasha kugira ubuzima bwiza mutandukana n'indwara zigiye zitandukanye nk'uko twazivuze haruguru, arizo infection, ibibyimba byo muri nyababyeyi, amaporositate y'uburyo bwose ndetse n'izindi ndwara zifite aho zihuriye n'imyibarukiro n'imyanya myibarukiro y'abantu muri rusange, haba ku bagabo ndetse no ku badamu n'abakobwa. Mwese mufitiwe igisubizo muri Nutrition, murafashwa mukabona amaproduct abafasha, mukabona ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha kugira ngo mugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Iyi rero niyo ntego ya Nutrition and Marketing, gutanga inama ndetse n'ubufasha kugira ngo abantu
bafite aho bahuriye n'ibibazo by'ubuzima, babone igisubizo kiberanye n'ubuzima bwabo muri rusange. Tukaba rero tubahaye ikaze kugira ngo mutugane, muhabwe inama, muhabwe ubusobanuro ndetse mufate n'ibikoresho, amaporodagiti ndetse n'ibindi byose byabafasha kugira ubuzima bwiza, dore ko ubuzima bwiza ariyo nzira y'iterambere muri rusange.